Uyu munsi turagarutse mu kiganiro gishyashya. Murabizi neza ko ubushize twaganire ku magambo meza wabwira umukunzi wawe, ariko by'umwihariko twibanze ku magambo wamubwira ari mu gitondo. Ese uyu munsi tugiye kuganira kuki? Uyu munsi tugarutse mu kiganiro igice cya kabiri cy'ikiganiro Rukundo Love Stories. Ni ikiganiro cyiza cyane tugiye kurebera hamwe noneho amagambo wabwira umukunzi wawe ariko nanone ari nijoro mbere yuko mujya kuryama. Niyo mpamvu iki kiganiro twakise ijoro ry'urukundo. Murakaza neza rero muri iki kiganiro cyiza cyane kigutegurira amagambo y'urukundo wabwira umukunzi wawe ndetse kikayagutegurira umunsi ku wundi. Reka nkubwire yuko burya ijoro ntabwo ari igihe cyo gusinzira gusa, burya ni n'igihe cyo kumva umutuzo w'urukundo. Ni igihe umutima w'umuntu ugira amahoro, cyane cyane iyo abonye ijambo ryiza bwiwe n'uwo akunda. Ariko se mbere yuko twinjira muri iki kiganiro, reka mbanze nkwibariza iki kibazo. Birashoboka cyane ko waba uri umukobwa, birashoboka cyane ko waba uri umuhungu, cyangwa se ukaba uri umugabo cyangwa se uri umugore. Umuntu wenda kubwira aya magambo cyangwa se ushaka kubwira aya magambo, uramukunda by'ukuri? Iki ni ikibazo wowe ubwawe ukwiriye kuba wakisubizaho n'umutima wawe, kuko ubura umutima ntabwo umutima urya ruswa. Ariko 80% birakwiye neza yuko uyu muntu waba umukunda, kuko iyo umaze kuba wamubwira amagambo meza nk'aya ngaya, ejo bikazarangira abona mutakiri kumwe, ni igikomere gikomeye cyane umutekano abatazibagirwa ubuzima bwe bwose. Iyo umuntu wamaze kumuforoma bitewe n'amagambo meza ugenda umubwira, aba yamaze kumva adategereje kuba yatandukana nawe. Ariko bijya biba bibi cyane iyo agiye kumva ntabwo kibirimo iby'urukundo. Niyo mpamvu mbabwira ngo mujye mubanza mukunda abantu, mubakunde by'ukuri. Numara kubakunda by'ukuri mujye mwababwira amagambo nk'aya ngaya meza atuma nabo bagomeza bakigumira mu rukundo. Reka ikiganiro cyacu tugitangire n'ijambo rya mbere, ariko none mbere yuko tutangira n'ijambo rya mbere, kambanze nakire abantu mushyashya kuri no channel. Umuntu mushyashya no umuntu utaramara gukanda subscribe, niba utarakanda subscribe uyikande kandi wibuke gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse ngo ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Ngiye ngutegurira ibi ngibi byose nkanabikugezaho nitwa Rukundo nk'ibisanzwe. Niba unkunda cyangwa se ukaba ukunda ibiganiro nkunda kukugezaho, wihangane ntiwirengagize gukanda like kuri no video, kuko ni byiza cyane. Ndabigusabye please, ibuka yuko iyo ubikoze uburushijeho kuba watera inkunga ikiganiro cyacu kikaba cyabasha kugera aho twebwe tutabasha kukigeza. Umusanzu wawe wo gutanga like ntuwirengagize. Ikindi kandi niba hari igitekerezo wumva cyangwa se hari ikintu wumva twazakugezaho muri video itaha, twandikire muri comment. Video zacu zishayiringa cyangwa se zidufashe kuzisangiza n'abandi bantu b'inshuti zawe, kugira ngo turusheho kwagura umuryango wacu. Murakoze cyane ko ikiganiro tujye twakinjiramo neza. Sasa birashoboka cyane ko umunsi uko watangiye mwagerageje kuba mwaganira ibintu bigiye bitandukanye, ariko none tugeze mu masaha y'ijoro, kandi birashoboka cyane ko ushaka kumuvugisha muri no mugoroba. Dore amagambo meza cyane wabwira umukunzi wawe akarushaho kurara neza ndetse akarushaho kukwegurira wese. Birashoboka cyane yuko wamubwira iri jambo uri kugerageza, cyangwa se uri mu buryo bwo kuba wamwifuriza kurara neza cyangwa se kugira ijoro ryiza. Uburyo wabimubwiramo ni bwinshi cyane buratandukanye. Hari kuba wamuhamagara mukavugana, hari kuba mwamuri kumwe, hari no kuba wamwandikira. Uburyo wabimubwiramo bwose, icy'ingenzi nuko abibona. Mubwire ngo ijoro ryiza mukunzi, ndagusabira gusinzira neza, umutima wawe ndetse utekanye cyane. Irya kabiri, mukunzi wanjye, iyo ntakubwiye ngo uryame neza mba numva umunsi wanjye utarangiye. Irya gatatu, uyu mugoroba ndifuza yuko uryama uzi yuko hari umuntu uri hafi yawe mu bitekerezo. Mu gice cya kabiri reka turebere hamwe amagambo y'urukumbuzi ndetse n'ubusabane. Umukunzi wawe umaze igihe kinini ukunda, cyangwa se birashoboka yuko yaba ari igihe kigufi, ariko icyo ari cyo cyose cy'ingenzi nuko umukunda by'ukuri. Mubwirira ijambo buri mugoroba mbere yuko uryama, umutima wanjye ubanza kugusuhuza. Irya kabiri, iyo funguye telefone yanjye sishaka kureba abandi, mba shaka kumva wowe, ijwi ryawe cyangwa se message yawe ituje. Irya gatatu, sheri ndagukumbuye, ariko iyo ntekereje yuko wowe nanjye dufitanye urukundo rw'ukuri, umutima wanjye uratuza cyane. Irya kane, shaka ko izi nzozi zawe zigukomeraho nkanjye, zikubwire yuko hari umuntu ugutekereza buri gihe. Irya gatanu, muri aka gace turimo tugenda dusoza, muryame neza mukunzi wanjye, nzi neza ko ejo uzakanguka ufite impamvu nshya yo kunkunda. Reka tugaruke mu gice cya gatatu, aho tuza turebera hamwe amagambo asetse ariko nanone akora ku mutima. Mbere yuko ujya gusinzira, umukunzi we muganiriza amagambo meza cyane yatuma mbere yuko asinzira nawe aseka. Bwira uti reka sinzire mbere yuko sanga nanjye nisanze mu nzozi nkagutumiramo nkaho turi kumwe. Irya kabiri,
iyo ntekereje yuko uri kure nibwira ngo nubwo telefone itandukanye imibiri yacu ariko imitima yacu irafatanya. Irya gatatu, ijoro ryiza mugisha wanjye, wowe unkunda by'ukuri nkaho uri wifituma umutima wanjye ugira konegisiyo itazima. Nk'ibisanzwe murabizi neza yuko agace kacu kanyuma kaza kagaruka ku magambo y'iyobokamana cyangwa se amagambo avuga ku Mana cyangwa se amagambo aturuka ku Mana. Mu gice cya kane cy'uno munsi tugiye gusoreza ku magambo cyangwa se ku masengesho y'urukundo. Rya mbere, Imana iguhe ijoro ry'amahoro mukunzi wanjye. Irya kabiri, iyo izuba rirenze inyenyeri ziraboneka, ariko mu maso yanjye uru rumuri rusekeje cyane kurushaho. Rya gatatu, ndagusabira gusinzira neza uryamane n'amahoro, kandi Imana ikomeze urukundo rwacu buri munsi uko bwije ndetse n'uko bukeye. Ngayo nguko rero bakunze barukundo Love Stories, ngayo ikiganiro nari nabateguriye gisa naho kiri kugenda cyerekeza ku musozo, ariko reka nkwibutse kuba ko wawe kandi reka kuri no video cyangwa se nkwibutse kuba wasangiza video zacu, nkwibutse kuba wakanda subscribe niba utayikanze kugira ngo uzajye ubasha kubona ibiganiro byacu uko bwije n'uko bukeye kandi ubibonere ku gihe, kandi nkwibutse yuko ari umusanzu ukomeye cyane ubuduhaye kugira ngo YouTube channel yacu ya YouTube channel yawe, YouTube channel yanjye, YouTube channel y'uriya muntu tutabasha guhita tubona akakanya ibashe kuba yagira hiva ndetse nahigira. Ndabakunda cyane, reka tujye dukomeza duhurira kuri izi mikoro kugira ngo tuzajye tubasha kuhamenyera ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe gukomeza kuba twakubaka urukundo rwiza, urukundo rufite gahunda, urukundo Imana yemera, urukundo ababyeyi bakemera, kuko si inkeka yuko wakurikira ibiganiro bitambuka ngaha ngo uzasanga urukundo rwawe kugenda ruhura n'ibibazo bigiye bitandukanye byo kuba ababyeyi batarwumva, Imana itarukunda, kiri kuba utarakurikiye inyigisho dukunda gutangira ngaha. Ariko niba warakurikiye inyigisho dukunda gutangira ngaha kuva ku nyigisho mbere kugeza ku yanyuma, uzabasha kubaka urugo rwiza, uzabasha kubaka famiye nziza, uzabasha kubaka umuryango mwiza cyane. Imana kandi izagushyigikira mu rukundo rwawe. Tujye dufata igihe kinini cyane tukaba twanabasengera, ntabwo ari kubahereza inyigisho gusa, tujye tunafata umwanya tukaba twabasengera kugira ngo mubashe kurushaho kugira urukundo rwiza, urukundo Imana yemera ndetse n'abantu bemera. Mwakoze cyane, ariko mbasaba ngo buri muntu wese ku giti cyiwe ajya afata akanya yiherere n'Imana ye, asengera urukundo rwe, kuko buriya byose nyuma y'ibi bintu byose tuvuga cyangwa se nyuma y'ibyo uzi, nyuma y'ibindi ugenda mu bantu hagiye hatandukanye, ikintu cyose, ikintu kibiri inyuma cyangwa se ikintu gifite imbaraga kurenza ibindi byose ni amasengesho. Niyo mpamvu rero njya mbasaba kugira ngo mujye mugerageza gusenga cyane kugira ngo musengere urukundo rwanyu, hanyuma nimumara gusenga munaze turushe kugenda twihugura kugira ngo tubashe kugira ingo nziza, inkundo nziza, nk'abantu bize cyangwa se nk'abantu bagerageje kuba bahugurana. Ndabakunda rero kandi ndetse cyane, reka tuze guhurira mu yindi video turi buze kuza turebera hamwe muri episode ya gatatu ya kino kiganiro, ibiza kuba birimo turaza kubimenya tukimara kwifungura. Murakoze Imana imugisha, bye, ndabakunda, mugira ibihe byiza.